Mugeni akomeje gukora ibishoboka byose ngo Cedric asubire ku ishuri. Cedric azabyemera se? Hagati aho Umutesi mu myiteguro yo gusubira iwabo. N'urunana. Mbe Pete! Pete! Pete arageze hanze ariko agiye kumerekeza. Ntacyo. Ntabwo yerekeza rwose. Hanyuma rero urigendeye mute? Yego, ubu narinje kubasezeraho ngo ngende. Ni byiza rwose igendere. Gusa ubu ugiye mu mutima wawe hatarimo kuvuga cyangwa kumva bya bindi bya kera ngo twari tugufiteho ikibazo. Rwose nushaka uhagume rwose wiryamire, nta kibazo ngiye urumesha mfite rwose. Oya papa Pete nta kibazo. Ndagenda ku bushake rwose nta kibazo mfite. Reka ngende rero. Ariko reka nze nkwereke sha, reka nze nkwereke. Hari amafaranga nari ngiye kujyana kuri banki. Reka nguhe impamba sha, reka nguhe impamba rwose. Murakoze. Oya rwose ne wagenda gutyo sha. Dorakira. Ni 150 rwose akira mwana wa. Yesu we murakoze cyane papa Pete. Ntugire ikibazo rwose. Muzajya ugira ikibazo ujye utubwira. Turebe niba hari icyo twagikoraho. Yego murakoze, nanjye nzajya nza kubasura. Kandi rwose nongeye kugusaba imbabazi mwana wa. Nongeye gusaba imbabazi rwose. Nagufashe nabi mu gihe wari mu bihe bikomeye, ariko rwose narihanye pe, narihanye. Ujye uza wisanga hano iwanjye rwose. Yego. Ahubwo se sha, wumva nta kibazo ushatse ntiwaba wigumiye hano? Oya muze, reka ngende nongere mbane n'abavandimwe banjye kuko bari babinsabye. Ngomba kugenda. Ubu nugenda uzagaruka kudusura ryari? Shawu Cedric ndeka. Ako se mwana bite ko mbona wacitse n'igihe umunsi. Ubu se we ntubibona mwana? Cyangwa namendezo kugira ngo nakugezaho ikibazo cyanjye William. Ariko usubuze ko uyu munsi nta n'umuyobozi wigize ugera kuri iki kinamba cyane byibuze ngo azane n'iryo gare ndimwogereze mwana. Sha ihangane kiragira kize mwana, ntamenye. Ndeka sha, wanteye umwaka ndamuzi. Ninde se kandi? Si ryari cyecuru se ryo ngo ni nyirabazungu. Njya numva bavuga ngo uriya mukecuru atera umwaka koko nawe se. Wahora n'iki se mwana ko yawunsi? Gute se sha mwana? Dore herutse kunyura hano ku kinamba cyanjye. Aransuhuza sha. Nanjye kuba ko nari ndangariye mukoza moto y'umukiriya mba ndamwikirije ntamenye wari. Mindukiye nsanga ni wa munyamwaka uyobeshe. Nuko abamagiye gutyo sha. Ewe sha pole sana kabisa, pole kweli. Ahubwo zisha kugira ngo kuva umukecuru twavugana sinakomeje guhura n'ibibazo muri kinamba cyanjye. Ngaho. Umva imvura isigaye igwe kuzura hano muri iki kinamba cyanjye, umuntu uzanye imodoka mu kinamba agasanga cyuzuye amazi akahita yigendera. Ewa sha pole sana rafiki yangu. Ubu abakiriya baragabanutse cyane mwana. Dore ikinamba gihora cyuzuye amazi. Ubu uzabigenza gute shaho niba imvura ikomeje kugwa gutyo? Sicyo kibazo mfite se. Sha ihangane pe, ihangane rwose. Gusa nanjye ndagusaba ngo ntege amatwi wumve ikibazo cyanjye sha William. Harya ngo ufite ikihe kibazo? Mfite ikibazo mwana. Ubu narinje kukwitabaza. Utambwira ko ushaka akazi hano ku kinamba cyanjye, nanjye ndi gukubwira ko bitarimo kugenda neza. Uyu ntago ari ibyo William. Ahubwo narinje kukwiguriza amafaranga. Ngwiki? Nyine nguriza amafaranga sha. Hari akabazo nshaka gukemura. Ngo mugurize iki Cedric? Amafaranga ni 5 gusa, ntabwo ari amafaranga menshi nawe rafiki yangu. Ntabwo ari amafaranga menshi kabisa. Ayo mafaranga ushaka nayo gukoza iki Cedric? Ubu ntiwakumva ukuntu nkumbuye Jackie pe. Ndashaka amafaranga yo kujya kumusura kuri gereza. Urashaka amafaranga yo kugira ute? Kujya gusura Jackie sha. Hakuze ukuntu mukumbuye mwana. Nukuri mama nako mugeni yaramemukiye. Yafungishije Jackie buri munezero nari imenyereye. Cyakora bro urambabaje pe. Oya mwana nguriza shaho nzayashakanya kwishyure vuba. Ariko basi nshobore kujya gusura umuntu wanjye. Ariko se shaho Cedric, uretse ko ntayo mfite pe, ntayo. Ugira ngo nyafite nayaguha. Kandi nkubwira ko nzakwishyura shaho William. Erega ntago ari ukuyama n'ukunguriza. Apu unyishyura yakuye he? Wowe ni icyo ukora cyatuma ubona amafaranga 5,000 ushaka mwana? Shaho nguriza mwana 5 byonyine bro, mani nguriza. Ntayo naguha yewe. Kuko urantsembeye bro. Ntayo naguha rwose. Wowe nze wabona yo kunyishyura. Mana yanjye we, mana yanjye uramakaniye koko William? Uramakaniye? Ndaguhakaniye rwose, ndagukatiye pe. Nokora koze gusa nta kindi. Ako tekereza koko. Abana inshuti zanjye bose baranengushye. Banyumye amafaranga kandi sha igihe nari n'umubosi
Jackie yajyagamo amafaranga mwese nkabatsa mwana. genda sha ninde se wayaguha? Harya uvuze ko witwa nde mada? Nitwa Mugeni. Okay, witwa Mugeni? Hose ufite ikihe kibazo hano ku murenge? Ahubwo se cyangwa ikibazo cyanjye kigiye ku mezi 6 ndetse banza arenga. Muteye mwakinkemurira. Urashaka ko ari ubwa mbere umbonye. Hano twakira abantu benshi ntiwapfa kumenya no kwibuka abantu. Ufite ikihe kibazo? Nuko se cyangwa cyanjye cy'ubutaka. None se kuki kitari cyakemuka? Ngira ngo nimwe mwambwira impamvu muransiragira hano. Ntajya ngo muzagaruka ubutaha, nagaruka ngo ntuhari, ubundi ngo wagiye mu nama, ubundi ngo wagiye mu mahugurwa, ubundi uri mu kiruhuko, ubwo kamaherezo azaba yaye. Hanyuma se watanze ibisabwa? Ahubwo icyo nacyo ni ikindi kibazo mfite. Byango murambwiye kuzana narabizanye. Ndategeza nibiba ko nzagaruka mu cyangombwa cyanjye gikosowe. Ngarutse niba gusiragira iminsi urambwira ngo hari cyangombwa kibura uringe kugishaka ku kagari. Hanyuma se mada, urumva ko ari iryacu cyangwa ntirye wowe utaraza ibyangombwa byose bisabwa? None se ubwo wawe wambwiye kare hose bisabwa. Mwimenyera kugumira kangombwa kamwe gusa yakazana ngo subiroza ni naka. Bakazana ngo subiroza ni naka. Kubera iki se mutatubwira rimwe ngo tubizanire rimwe ahubwo tugadusiragira mudutuma ibyangombwa? Mwagese musaba mukora hagije igihe mushaka ibyangombwa by'ubutaka bwanyu. Ubwo se twayashakaye niba atemwe muyaduhaye ninde wundi wayaduha? Amakuru tutayakuye hano ku murenge twayakoraye hanze. Ariko si wowe ubona nakwigabanyamo bangaye. Ariko ubwo muba muzi ko ndi umwe kandi nkorera umurenge wose. Ubwo urumva nabona umwanya wo gusobanurira buri muntu ngenda nsobanura. Ibyo se nabibonera umwanya ngewe. Ariko ngerwa niba ushinzwe guha umuntu service ukwiye kwegera abaturage. Ukabageza amakuru yahagije ku bijyanye na service y'ubutaka bakeneye. Nakubajije niba ibyo nabibonera umwanya. None se ko inshingano zawe kuki utayibonera umwanya? Ariko uzi kutaduha amakuru ahagije bitudindiza kubona service dukeneye ndetse no mu iterambere ryacu. Ariko uyu mugorera namwe mujye muyashaka ariko. Numvira n'ukuri. Agiye muyashaka. Aho kuki utanyumva? Mwagiye mutwegera. Mukaduha amakuru yose dukeneye. Hirega ibyo bizatunda gusiragira ahubwo turi umwanya wo gukora twiteza imbere. Uranyigisha akazi kanjye ko ngakora. Ubu se ngo nasiragira hano bimara iki uretse kuri umwanya wo gukora indi mirimo yanteza imbere. Ariko se mute urabona utanduye? Nkurushya ne se muvande Felicien, nkurushya ne koko. Ubu singarutse kukureba ngo dutahe. Yego uragarutse. Noneho mbwira niba wafashe umwanzuro kuguma hano ukaroremesha cyangwa niba ugomba gutaha. Ariko ndataha rwose ndetse usanze maze gusezera pe kuko narinzi ko nshobora kuza gutaha ababyeyi batari bagaruka. None se uracyakora iki? Mbese undi byari ngomba ko ngaruka kukureba mute? Koko ntawe utaza aho ujya? Undi se narinzi ko uri bugaruke kundeba ko narinzi ko ndi bwizane. None se uracyategereje iki? Uracyategereje iki muri umuryango uzi ukuntu wagufashe nabi? Ariko Felicien narawe kubwiye ngo ugira ngo ndabeshye. Umbwira iki? Ni ukuri umusaza yarahindutse pe. Yego ye. Ariko nkwereke niba ugira ngo ndakubeshya. Urareba? Aya mafaranga yakuye hewe? Do, aya ni amafaranga 150. Wayakuye se nyine? Nizere ko atari amafaranga y'abandi wibye? Nayo ruremesha yamaye. Ye? Namaze kumusezera leta yama ngo ni impamvu. Birashoboka se? Maze yananyemereye ko igihe cyacyo cyose nzajya ngira ikibazo nzajya mbavugisha. Ibyo urimo kuvuga ni ukuri we? Kandi yarakumereye nabi wagira ngo ni ya migani ya kera ngo habayeho. Ngaho tugende rero. Ahubwo reka nkwisabire Felicien. Nguteze amatwi. Shamba barukanwaza ibintu byanjye Felicien. Hanyuma se? None nge nkaza ku kagoroba bwije. Kubera iki se? Cyangwa urashaka kwigumira hano? Erega ubwo batangiye no kuguha amafaranga batangiye kubakunda. Oya da, ahubwo ndashaka kuza gutaha bwije kugira ngo hatagira abambona. Babizi ko abantu banjyanira inzara iyo bambonye. Kugira ngo ibyo byirinde nagenda mu muhanda bumaze kwira. Sinshaka ko hagira abambona. Ni ukuvuga ngo tube tukwitegura uyu mugoroba rero. Ariko icyo gitekerezo cya Bushombe muri izi gahunda turimo gutegurira urubyiruko murakivugaho iki? Ntawe utagishyigikira rwose. Nanjye ndagishyigikiye. Okay, ndumva rero tumaze kumvikana ku bizakenerwa byose. Ahubwo nibutse n'ikindi. Iki? Ko twiyemeje gutumira urubyiruko rwose kandi ko twashyizeho ingamba zizatuma baboneka. Buriya murumva tutazakenera indangururamajwi n'ibyuma by'umuzikira. Ariko si ko ari byo koko.
indangururamajwi ni ngombwa rwose cyane ndetse tuzanakenera na DJ uzaba bagezaho umuziki mwiza rwose uyunguruye urubyiruko mujye mumenya ibyo rukunda. icyo kibazo rwose cy'indangururamajwi n'ibyuma by'umuziki ntimukigireho ikibazo nzabisaba ku kigo nkoreraho kandi bazabimpa ndabizi. icyo kirakemutse sha uzi ko mise nkumbura umuziki ahubwo akazi ka DJ muri akamatu. igisigaye rero ni ugutangira gutanga amatangazo tugatumira urubyiruko muri ayo masomo yacu rwose. uzi ko hari n'ikindi nimba cy'ingenzi di murumva bishoboka bite ko iki gikorwa gikomeye gutya twagikora hatarimo abayobozi nta gitifu w'umurenge cyangwa uw'akagari. erega buriya na titireri wa centre de santé ya Nyarurembo kuko igice kinini mu byo tuganiraho ni urubyiruko kandi hari ibijyanye na gahunda zo kwa muganga mbese nk'iby'ubuzima bw'imyororokere n'ibindi bose murumva atari ngombwa nawe kwaza. ariko nk'ubu iyo tuba tutari kumwe na Bushombe muzi ko imyiteguro itari kugenda neza we. ariko namwe mwikabya. erega nicyo cyiza cyo kugira umujyanama nka Bushombe. namwe murimo murakabya rwose. Busho abo bantu uvuze nabo bagomba kuba bahari. bagomba kuba bahari rwose. byanatuma abaturage barushaho kugira gahunda zacu ikize. anye genda umva rero ari wowe ugomba kubatumira. Jewe se kandi oya nibyo ugomba kubatumiranye. ariko nta n'ikibazo nzabatumira rwose nabo bazabe bahari. ariko se Cedric nturabona igihe utahiye koko so mbaza. ariko se kuba ntashye iki gihe bitwaye iki ubundi ntihakiri kare. ahubwo se wa mwana we ubu uzi ko niwe ku murenge nagiye mu kibazo cy'icyangombwa cy'ubutaka ngasanga nkubwiye ngo uze gushaka inkwi dutekesha nimugoroba uko namwe washatse ngiye gutekesha iki koko. nta mwanya nabonye. nta mwanya wonyine se uri gukora iki? ntuye muri gahunda zanjye nanjye. gahunda zawe se bwoko ki? gahunda zitemo gahunda z'urugo urumva ari bwoko ki koko? ni ukwishakira imibereho. kwishakira imibereho hano mu rugo se nturiho? zirahari rero. niko gahunda zituma wirirwa uzerera Nyarurembo yose ukibagirwa inshingano ufite nk'umwana uri mu rugo izo ni gahunda nyabaki? nuko rero njye sinshobora kwirirwa hano mu rugo mpicaye. kandi Cedric nutitonda uzongera guha umutego nk'uwo Jackie yagutuyemo. birakureba se kandi Jackie ko wamufungishije akaba ari mu buroko kuki ushaka kumwishimira hejuru? ngo iki Cedric? ndeka ibyanjye ntibikureba ndeka nibere mu buzima nshaka nkora ibyo nshaka. ariko narumiwe koko niko wa mwana we kuko uranzi ko ugiye gusubira mu ishuri nkaba numva ugiteye utyo ubwo bizashoboka. ngo iki? ngo ishuri nyine uyu munsi nashoboye kunyura ku kigo cy'ishuri mvugana n'umuyobozi wacyo ndamwinginga ngo ndebe ko yareka ugasubira kwiga kandi nabonye bizakunda. nese nanakubwiye ko nshaka gusubira mu ishuri. kubera iki udashaka gusubirayo Cedric? kuki udashaka kwiga koko? nigeze mbabwira ko nshaka kwiga. itonde Cedric itonde rwose utekereze neza sibyo? menya hazatuma ejo hawe haba heza. kuseka se nuvuga ko utazasubira ku ishuri niko Cedric ugiye kuzakwiga nka kwihorera. Mugeni se arateganya gukora iki mu gihe Cedric yanze gusubira mu ishuri burundu? wese ubona hakwiye gukorwa iki ngo Cedric asubire ku murongo? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. Ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.